Ibinyenzi bitatu byafashe inzira byerekera mu rugo rw'umuhinzi. Byaragiye bimusaba ibyo kurya, umuhinzi nawe yabihaye umugati, ariko kandi abihereza foromaje. Ibinyenzi uko byari bitatu byariye ibiryo birishuta, urwego byarangiye bisaguye n'ibyo byari gushyira abo byari byasize mu rugo, imiryango yabyo. Turi tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2025. Turi kuwa gatanu. Uyu munsi nabwo reka twige amasomo y'ubuzima. Ingingo y'umunsi. Inkuru tugiye kuganiraho iratwigisha kujya twitondera amahitamo dukora, ariko kandi tugiye kwiga n'uburyo twatangira kujya tumenya guhitamo abantu n'ibintu by'ingenzi mu buzima. Dore ko ubuzima tubamo butoroshye, aho guhitamo ba bandi bazadukenyura, abatumunga. Twahitamo neza gute? Tumenye byinshi kubera mu isi twigiramo amasomo y'ubuzima. Iyi ni Tire Montagne Rwanda, ikaze. Ibinyenzi byasabye ibiryo umuhinzi arabigaburira, ndetse bimaze kurya birasaguye. Bigitsimbura ngo bitahe, umuhinzi mu ijwi riri hejuru yarahamagaye ati, yemwe nimwumve. Ibinyenzi nabyo birahindukira bireba inyuma ubwo ngubwo. Aho kugira ngo mujye musabiriza ibiryo nk'uko musanzwe mubigenza, mwaretse nkabaha akazi. Nabaha akazi keza kazabishyura amafaranga meza, mubona ibiryo, ariko nanone muzabasha no kurinda imiryango yanyu ndetse no kuyibeshaho neza. Ibinyenzi biriyumvira biti, tubwire, akazi kameze gate? Wishyura gute? Umuhinzi ati, mfite imyanya 4 ihatanirwa. Buri mwanya ubwo ufite amafaranga wishyura ukwawo. Biraterwa n'amahitamo yanyu. Ati, ikinyenzi kizaba gishinzwe kwibutsa inkoko zanjye ko ibiryo byazo byabonetse biteguye neza, nzakishyura $3,000 by'amadolari y'Amerika buri kwezi. Nukora akazi ko guhata no gushishura ibishishwa bya tungurusumu nkoresha, uzishyurwa $5,000 by'amadolari y'Amerika. Ariko kandi uhitamo kujya yirukana imiserebanya isanzwe ntera igihombo mu murima wanjye, nzamwishyura $4,000, aho ni buri kwezi nyine. Yatangiye kubivuga ibyo byose, buri kinyenzi muri ibyo amazi yuzuye akanwa kubera irari ry'amafaranga. Gusa umworozi yongeyeho ko hari umukozi wa nyuma uzaba ushinzwe gucurangira kandi akaririmbira ihene ze afite mu murima. Gusa we akazajya ahembwa amadolari 250 yonyine, amadolari 250 buri kwezi. Ati, nimumutahe guhitamo rero. Ikinyenzi cya mbere kiti, rwose ako kazi kishyura $5,000 by'idolari urakamba. Ngiye guhata tungurusumu zawe ntacyo bimbwiye. Ikindi kiririmbira kiti, nanjye guhiga imiserebanya nagafasha ko ngako, nta n'uwo tugahataniye, nanjye nge nibikira $4,000 by'idolari sha. Ikinyenzi cya gatatu byagifashe iminota itari mike gitekereza, nuko mu bintu byatunguye umuhinzi cyahisemo gukora akazi kazishyura amadolari 250 yonyine. Kiti, nshaka kujya ndirimbira nkanasusurutsa ihene zawe, niyemeje kujya nzibyinira amanywa na nijoro. Ibindi binyenzi byatekereje ko ibi byari ubugoryi, uburyo byarebanye mu maso birumirwa biti, yo mbega umuhombyi, gute wahitamo akazi kanyuma kazishyura make mu murima? Ugomba kuba barakuroza ahari si gusa. Ibi si ubugoryi, ntibyumvikana rwose. Aho tugeze ndagira mbibutse aka kantu gatoya. Hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima ibibera mu isi muri rusange, gusa tugamije kubyigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo ukoze subscribe nibwo buryo bwonyine ibiganiro byanjye byose uhita utangira kujya ubibona bitakugoye. Banshyigikire ukanda subscribe ahanditse ijambo subscribe munsi y'video, ubundi dukomeze, ntuzongere gucikwa n'ibiganiro byanjye. Reka dukomeze. Umunsi wakurikiyeho ibinyenzi bitatu byaje mu kazi. Kubw'amahirwe make, ikinyenzi cya mbere n'icya kabiri byahise bihasiga ubuzima bipfira mu kazi. Mu matsiko menshi, umuhinzi yahamagaje ikinyenzi cya gatatu arakibaza ati, mbwira niye mpamvu wahisemo akazi kishyuraga make? Ikinyenzi cy'ikinyabwenge gisubiza mu ijwi rituje kiti, databuja, burya ikiribwa cya mbere cy'inkoko zikunda ni ibinyenzi. Niki cyari butume rero mpitamo akazi kari butume njya nirirwana n'inkoko impande y'inkoko zinkunda nk'ifunguro?
ati burya impumuro ituruka muri tungurusumu ni nk'uburozi ku bigenzi. Ese niki cyari bitume mpitamo guhata no gutegura tungurusumu? Imiserebanya nayo iby'ingenzi mu ifunguro ryayo, ibinyenzi ni ifunguro rikunda, ntabwo nawe buhitemo rero. Gusa ihene ntizirya ibinyenzi. Ntabwo ari amafaranga nshigirwaho mu buzima, ahubwo ubuzima bwanjye nicyo kintu cya mbere muri rusange. Umuhinzi yarumiwe. No mu buzima bwacu niko bimeze. Abantu bamwe batwinjiza mu bintu tumaramo imbaraga bizaduhitana ahubwo mu gihe turi hano ku isi. Ni byiza gushishoza ukimenya. Rimwe na rimwe ibyo duhabwa biba bizaturimbura. Ababiduha hari n'ubwo baba barabiduteze ku bushake. Nyumva neza. Itondere cyane gahunda n'imipango ugirana n'abandi. Ntuzakire buri kintu cyose uhawe. Ntugahumwe agatambaro mu maso n'amafaranga cyangwa iby'isi ujye uzayoboka buhumyi. Iteka uzabanze gutekereza ku ngaruka mbere yo kwishora mu bintu cyangwa se mu bikorwa. Inshuti bakunze mwari munkurikiye. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Yicunze nabi ntumenye iyo watakariye. Niyo mpamvu ujye ukurikirana amasomo y'ingenzi twungukira mu biganiro tubagezaho, amasomo yagufasha mu buzima. Kora subscribe. Ibiganiro nkugezaho ni ibiganiro uba ushobora kugiramo nawe igitekerezo cyangwa se uruhare, aho nsaba ingingo y'amatsiko wifuza ko nagukoreraho tugakomeza kwiyungura ubumenyi, dore ko ari nayo ntego twashingiye urubuga tubagerezaho ibi biganiro. YouTube channel Tene Mutanyi Rwanda. Iyi si uko byagenda kose kuyibamo bizadusaba ubwenge. Ni hano tubuhaha rero. Sinzi ngo unkurikiye uri hehe, gusa iyi nkuru igukoze ku mutima, hereza ikiganiro like. Ujye munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ubundi turusheho kubona amasomo y'ubuzima. Mugisha Samuel. Dusubire ubutaha.